data nkeneye kuyoborwa nawe ubu ngubu kurusha ikindi gihe cyose. Roho yanjye irarushye, umutima wanjye uraremerewe, kandi uburemere bw'ibyemezo nifatiye ubwanjye buntera igitutu n'igikomere mu gituza. Nisanga mpagaze mu ngaruka z'amahitamo nicuje. Nanone wa muzenguruko umwe, urugamba rumwe, ububabare bumwe nari nararahiye ko ntazongera gusubiramo. Nyamara dore ndi hano. Kubera iki mwami? Kuki nkomeza kugwa mu mitego imwe? Kuki nihutira kujya mu bintu nzi neza ko bitazanyuzura umutima? Kuki nshakira ihumuraho rinsiga ndushye kurushaho? Ndashaka gukora neza, ndashaka gukura, ariko rimwe na rimwe urukuta rwo mu mutima rugaragara rukomeye kurusha ubushake bwanjye bwo kurwana. Rimwe na rimwe guceceka bikaba mu mutima wanjye ku buryo nibaza niba koko uri kunyumva, ariko imbere muri njyewe nzi kuriho. Ntuzigera uhagarika kureba, ntuzigera uhagarika kunyitaho, kandi no mu kunanirwa kwanjye ubuntu bwawe ntibwigeze bunanirwa. Ariko biragoye gusaba imbabazi no gusaba imbaraga zawe. Nzi ko akenshi ntazipfusha ubusa. Biragoye kongera gupfukama kandi nari naribwiye ko ntazongera kubikenera. Ariko ubu ngubu si uko unanirwa, ni ukwitegura. Nditeguye, ngarutse imbere yawe, kandi nditeguye koko Nyagasani. Sinagusaba kunyorohereza, Mana ndakwinginze unyerekeze neza, nyereka imikorere myiza ntabasha kubona. Hishura imizi y'amakosa yanjye, imyumvire yangiritse, ibikomere byihishe nashyinguranye mu migenzo yanjye. Kurushaho ibyo by'igiciro byose kizi biri munsi yabyo, niyo byambabaza, niyo byantwara ihumure, kuko nshaka kuba umudendezo mu bwenge bwo kubona inzira nziza igihe amarangamutima yanjye ansakuriza anyereka ko ntabishoboye. Nyagasani, kandi ukuri kwawe kukambwira mwituze ati iyi niyo nzira ugomba kunyuramo. Umuha ubutwari bwo kuyigenderamo, niyo yaba ihamanye cyangwa se inaniranye, niyo yaba igenda buhoro, niyo numva nsa n'urugenda njyenyine. Fasha nemere ko gutera intambwe yawe niyo yaba irimo akavuyo bikiri iterambere. Fasha kwizera ko kugwa atari ugutsindwa. Igihe nguye nsigara mu maboko yawe. Unyibutse ko gukura atari ko guhora kugaragara cyangwa kuba inkuru ikomeye. Rimwe na rimwe ukumvira mwituze, igikorwa kimwe cy'ukwizera kitabonwa n'abandi kigakurikirwa nk'ikindi. Nzi ko utanyeretse umugongo, nzi ko ugikora. Niyo ntabibona, niyo ntabyumva, uri kunshushanya, uracyari kumwe nanjye, uri kuntunganya, uri kunteza kuba hamwe nawe. Kandi ndagusingiza kuko utigeze ureka kundekeraho ndi. Niyo mpamvu nongeye kwiyegurira wowe. Si inzozi zanjye gusa, ahubwo n'ubwoba bwanjye. Si imigambi yanjye gusa, ahubwo n'ububabare bwanjye. Si imbaraga zanjye gusa, ahubwo ni ahantu hose numva nkiri gifite intege nkeya. Sinshaka gusa kurokoka iki gihe, ndashaka gukurira mu butuzo wawe. Ndashaka gusohoka mu buzima bubi ndi kujyanamo ku giti cyanjye. Si uko ndi intwari kurushaho, mfite ubwenge bwinshi kandi mfite imizi ikomeye muri wowe kurusha mbere hose. Data, mfata ukuboko ugendane nanjye muri uwo muriro, kandi igihe nibagirwa uwo ndiwe unyibutse uwo uriwe. Kuko no muri iki gihe, cyane muri iki gihe, ndakizera ko utansiga kandi ko utazankoza isoni, utazansiga njyenyine. Mwami, niyo byagusaba kumvuna kugira ngo unyubake, bibe bityo. Ndananiwe gupfuka ibikomere bikwiye gukorwaho n'ukuboko kwawe. Niba ugomba kumbabaza kugira ngo unkanguze, mbabaza n'imbabazi zawe. Niba ugomba kumbabaza kugira ngo unkanguze, umbabaze n'imbabazi zawe. Tera umuheto unyure mu bwibone bwanjye, mu kwigira uwo ntari we, no mu migenzo yanjye isubiramo, bitari ukunyambura icyubahiro, ahubwo ari ukundekura. Nakurikiranye iby'isi nsanga ari ubusa. Nagerageje kwikorera imitwaro utigeze unshinga, nkiruka nkiri ubusa mu mbaraga nkeya, kandi naretse amazi y'ubugingo wamaga. Nashatse ibisubizo mu mbaraga zanjye, ndongera ndagwa mu mukungugu waremye. Ntago wateye isoni abagukurikiye, kandi ntiwahindutse. Niyo mpamvu nongeye kuza aho uri. Siko ndi intungane, ariko ndi hano. Si intoki zisukuye, ariko umutima ufunze ntawo mfite. Ufunguye, si isengesho ryateguwe neza, ahubwo ni ugutaka kwa roho ishaka kukugira kurikira mu buzima bwawe. Fata ingeso ntabasha gucikaho no kuvaho. Fata amajwi mu bitekerezo byanjye ambeshya uwo ndiwe.
fata isoni n'imbaraga zincuka nk'uruhu uzinyambure kugeza mpagaze mu kimenyetso wampaye wampfiriye. Mwami nyigisha kongera kugenda, si mu bwoba, si mu kwicira urubanza, ahubwo mu bwishingizi bw'umwana uzi ko se ari hafi. Unyibutse ko urukundo rwawe rutari rutoya, ko rudatinya, ko rutagendera kure y'igihe naniwe. Ntabwo umva inyuma, unguma iruhande, ntiwanga umwijima wanjye. Uri umucyo, ntucibwa intege n'inzira yanjye yo gukura. Uri umunyempuhwe kandi wihangana, ntutangazwa n'intege nkeya zanjye. Wamaze kuzineganyiriza igisubizo ku musaraba. Dore ndi hano Mwami, buri gice cyanjye cyamenetse, buri marira acecetse, buri kibazo kitarabona igisubizo. Ndiyeguriye wowe, bana nanjye muri ibi bihe mubyeyi mwiza. Ku birenge byawe si uko mfite imbaraga, ahubwo kuko ari wowe mbaraga zanjye. Si uko nasobanukiwe byose, ahubwo kuko wowe wabisobanukiwe byose kundusha. Kandi ndabyizera ibi ngibi, ko no muri aka kanya uri gucungura iminsi natekerezaga ko yapfuye ubusa. Uri gukorera mu gihe cyo gutegereza, uri kubaka imico yanjye mu muriro, uri gutegura ejo hazaza ntarabona. Niyo mpamvu nzakomeza kugendana nawe, niyo byaba bigenda buhoro buhoro, niyo byaba byonyine, niyo mavi yanjye ahinda umushyitsi kandi ukwizera kwanjye kugahungabana. Nzaguma ngende kuko nizeye ko ugendana nanjye, kandi nzi ko niba ndi kumwe nawe mba mfite amahoro. Niyo nashidikanya kwinjira muri wowe, ko utazansohora muri wowe, uri gutangira kurushaho. Data ndagushimira, byahoze bisa nk'igihano, ubu ntangiye kubibona nk'itegurwa. Ntiwari ugiye kunkandamiza, wari ugiye kundekura. Wemeraga ibyo ntumvaga kugira ngo bitange muri njyewe ibyo ntari gushobora kuba ku bwanjye. Wankuyemo ibyo nari nishingiyeho, atari ukungira ubusa, ahubwo ari ugushyira umwanya wawe ufite agaciro muri njyewe nyakuri. Wowe amahoro yawe, ukuri kwawe, roho yawe iri muzima muri njyewe. Kuko sinigeze ngenerwa kubaho njyenyine, sinigeze ngenerwa kwikorera isoni nk'uruhu rwa kabiri, sinigeze ngenerwa kugenda mu buzima mpisha ibikomere byanjye nk'aho gukira byari ikintu cyo gupfukirana. Oya, naremwe kubw'umucyo, kubw'intego, kubwo kwera no gutunganywa n'Uwiteka. Ubu ndi mu mutuzo, ndi mu mudendezo, si kubwoba, ni kubw'ubuntu butigira bugira uguhungabana. None rero ndahagaze, si mu mbaraga zanjye, ahubwo mwituze n'icyizere. Igihe ibintu byose binkikije bisa nk'ibisenyuka, buri kosa wambabariye, buri kunanirwa wahinduye isomo, buri gihe wanyujijeho, kandi no mu bihe natekerezaga ko ucecetse, wari uri kwandika inkuru ntari gushobora gusoma. Niyo mpamvu ntazapfusha ubusa ububabare, sinzavoma ikibaya kuko ariho numviye ijwi ryawe. Sinzasuzugura intege nke zanjye kuko ariho imbaraga zawe zitunganyirizwa. Sinzatinya ejo hazaza kuko uwagufite yamaze kunyura mu rupfu kurushaho. Reka ubu buhamya buvuke muri njyewe ko ntakiri uwo narindi, ko ubuntu bwahinduye izina ryanjye, ko umwobo wahindutse urubuga, ko ikigeragezo cyahindutse umwigisha, ko ububabare bwahindutse igicaniro. Aho nize kwiringira wowe, kandi nzi ko hazaza izindi ntambara, andi majoro yo guhangana. Iminsi izaza ntibagirwa ibyo wamaze kumbwira, ariko nzahora ngaruka ku kuri inshuro n'inshuro. Uri umunyakuri n'igihe njye ntariwe, igihe amasengesho yanjye aba nko gutaka, n'igihe kwizera kwanjye gufashe ku ijwi ritoya. Uri umunyakuri, niyo mpamvu ntazahagarika kugushaka, ntazahagarika gusenga. Niba ibisubizo byatinda, ntazahagarika kugusingiza. Niyo amarira azaba